twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ubwiza bw'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuramya Imana na Zebedayo Family. Nubwo ndi jyenyine ariko mubifate mu izina rya Zebedayo Family. Abagenzi banjye hari ibyo bahugiyemo ariko ubutaha tuzaba turi kumwe. Reka dusenga Imana kugira ngo tufatanye kuramya Imana. Mwami Yesu, turongeye kuguhimbaza, twongeye kuvuga kuri hejuru ya byose, twongeye gushima izina ryawe, tuvuga ineza n'urukundo udahwema kutugirira. Duciye bugufi kubw'icubahiro cyawe kugira ngo uyu mwanya turimo wo kukuramya no kuguhimbaza izina ryawe rihabwe icubahiro. Reka tugushime turi kumwe nabo badukurikiranye kandi tubashe kuzamura izina ryawe no kuvuga ubwiza bwawe. Urakoze kuko byumvishije, urakoze kuko bikoze, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Kuluma, kuluma, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma, kuluma, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma, kuluma, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia. Ntabwoba, ntabwoba, ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwoba nzogira, ntabwoba, ntabwoba, ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwoba nzogira, nukuri ntabwoba nzogira. Mfite igihamya gikomeye cyane yuko Yesu ajya yigaragariza mu gihe nyacyo, igihe gikwiye nicyo gihe Kristo yigaragariza. Ntabwoba, ntabwoba, ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwoba nzogira. Yesu, reka ngusabe mvuge ngo shikamiza mu maboko yawe Yesu, kugira ngo ntazateshuka. Imirimo uhora unkorera mwami, ujye uhora uyinyibutsa. Shikamiza mu maboko yawe Yesu, kugira ngo ntazateshuka. Imirimo uhora unkorera mwami, ujye uhora uyinyibuka. Umva, kubana nawe bihoraho ni iby'agaciro ntagereranywa. Yesu, kubana nawe bihoraho ni iby'agaciro ntagereranywa. Mana ndondora
ugira umenya ibyo ntekereza urebe yuko hariho inzira y'iminyore inzira yawe iteka ryose urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo unyobore mu nzira yawe iteka ryose reka mwami nkurate vuge ngo uri mwiza uri mwiza uri mwiza dufatikanye nawe kuvuga ubwiza bw'Imana uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe wanesheje satani umunyago utware bose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo imigambi yawe ni myiza kuri twe wanesheje satani umunyago ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo umvira ijambo nukuri Mana yanjye njyewe ndayemera ntakiza inkuraho nukuri Mana yanjye njyewe ndayemera ntakiza naho nanyura mu misozi miremire zikwaza hindura amataba naho nanyura mu misozi miremire zikwaza azamurira ugico mwami wamure kuko utera umuntu maze ngo witiranye icyo wagenye ku buzima bwanjye azamurira ugico mwami wamure kuko utera umuntu maze ngo witiranye icyo wagenye ku buzima bwanjye kuko utera umuntu maze ngo witiranye icyo wagenye ku buzima bwanjye reka mwene data afatira note yara kugira ngo dukomeze tuvuge imirimo y'Imana yatukoreye fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo
Yomwami wacu Yesu yakoreye igorogota, yakoreye umurimo mwiza wo kuducungura, none ubu twavuye mu bise by'amaraso yiwe, none ubu turabana umugambi w'Imana Data. Fashe umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'Umwami wacu Yesu yakoreye igorogota, yahakoreye umurimo mwiza wo kuducungura, none ubu turabana be. Twavuye mu bise y'amaraso yiwe, none ubu turabana umugambi w'Imana Data. Ntibyagutwaye umwanya muremure ubashe kurekura ubwiza wari ufite, byatewe n'urukundo wadukunze abari gupfa, none ubu turabana n'umugambi w'Imana Data. Ntibyagutwaye Yesu we umwanya muremure ngo ubashe kurekura ubwiza wari ufite, byatewe n'urukundo wadukunze abari gupfa, nibyo byaguteye kutugira imbabazi. Tuzahora turirimba indirimbo zikaruba, tuzahora turirimba indirimbo zikaruba, tuzahora turirimba indirimbo zikaruba, tuzahora turirimba indirimbo z'ikaruvari, 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 tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama wanesheje, tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama
wanesheje tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri we mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi haleluya isi na satani ndetse n'umubiri we tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera n'umwana w'intama umva mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri umva mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mu ijuru mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mu ijuru Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pendo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa ibihe byangezeho binera kwiheba harabe imbere yanjye nabona umwijima niko kubwira ngo ngatakatane nabiko wambwiye ko utasiga njyenyine uri he uri he uri he uri he geraho shobewe gitindege niko kubibwiwe mbwira riti uru rugendo rwawe nijye warutangiye ni nanjye uzarusohoza amahoro
Uwiteka abahereza umugisha, Uwiteka arabahetse. Reka ubwiza bw'Imana bukomeze kubana namwe, imbaraga z'Umwuka Wera zikomeze kuganza mu mitima yanyu. Urakoze kubyumvishije. Yesu ubane n'abakurikiye, n'abakumenya batarakumenya nabo ubereke kukuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.